ni isaha y'ijoro. Loyic rero aba aryamye atarasinzira, ariko rwose Mado we baba bari kumwe aba yisinziriye ari kugona. Loyic rero telefone ye irasona, maze yareba akabona ni papa we, ahita abyuka gahoro cyane, maze akajya muri dushe kugira ngo ajye kwitaba nyine iyi telefone. Akimara kwitaba papa we rero ahita amubwira ati hari hashize iminsi tutavugana, ubu se noneho iri joro uri wenyine ra? Naho rero Loyic ati cyane papa, ndi njyenyine rwose. Papa we ati ariko mwana wanjye rwose ntukambeshye, ndakuzi rega narakwibyariye, nkurikije nyine ukuntu ndi kumva ahantu uri hari kwirangira, uri muri dushe rwose nta gushidikanya, ndabizi ko iryo kosa ryo kurara wenyine utarikora. Loyic rero agira isoni nyine kuko aba yumva papa we yamuvumbuye, ariko papa we agahita amubwira ati ntabwo ari ibyo nyine nashaka ko tuvuganaho, ahubwo cya cyifuzo nakugejejeho cyo kuba washaka nyine umugore uri kucyumva ute, kandi ko nshaka ko rwose biba byihuse. Loyic ati ndacyari kubitekerezaho, kubera ko rero papa we aba yaramubwiye ko agomba kuzashaka nyine umukobwa ariko utari umunyamujyi, kuko abakobwa b'abanyamujyi baragora, nta mwanya bajya babonera abagabo babo, ikindi kandi nta nubwo rwose bajya bita ku nshingano z'urugo, nabo baba bafite byinshi byo kwikorera ku buryo nta mwanya w'ibyo byose baba bafite. Aba yaramubwiye rero ati ndashaka kuzashaka umukobwa wakuriye mu cyaro, ba bakobwa nyine barezwe, ba bakobwa kandi bazi gukora ibintu byose, bazi guteka, bazi inshingano zose z'urugo. Nyamara mu by'ukuri ukurikije nyine agacu Loyic yahindiragamo, ntabwo rwose byari bworohe, kubera ko yakundanaga n'aba bakobwa nyine bari sexy b'abanyamujyi basobanutse, ba bakobwa nyine ureba ukabona rwose ko ari abanyamujyi koko. Papa we rero muri kano kanya aba ari kumubwira ati kandi nibitagenda gutyo rwose nzagukura ku nshingano zo kuyobora kampani yanjye, ikindi kandi ntabwo rwose ibintu byanjye nzaba nkibikwanditseho, kuko nzaba nzi neza ko ugiye kuzana umukobwa wo kwangiza amafaranga yose twakoreye imyaka yacu y'ubuzima bwose. Loyic ati pa ndaje rwose mbijyemo, ndaje nyine mbishyiremo akabaraga. Naho papa we ati ntabyo kuvuga ngo ndaje mbishyiremo akabaraga, kubera ko ndifuza ko nyuma y'ibyumweru 2 wazaba wanyeretse umukobwa muzabana. Loyic rero yumva neza neza abuze aho akwirwa, ariko nyine akikiriza papa we, aragenda rero agasubira mu buriri, arara adasinziriye ijoro ryose, maze bwacya mu gitondo Mado agakanguka. Loyic ahita amubwira ati sheri rwose nagerageje uko nshoboye kose, ariko ntabwo biri kwemera. Mado ati biki se kandi? Loyic ati mfite ibibazo byinshi cyane, papa wanjye arashaka yuko nshaka umugore, ngo kubera yuko nyine arashaka kuzampa inshingano nyinshi, ariko maze gushaka umugore. Mado ati none se icyo ni ikibazo? Icyo ngewe ndumva ari igisubizo, njye nawe dukundanye imyaka myinshi, harageze rero kugira ngo tube twabana, harabura iki se ubundi nyine kugira ngo dukore ubukwe, cyane cyane ko utarananyerekana papa wawe n'umunsi n'umwe mu myaka yose tumaranye. Loyic ati aho nyine niho ikibazo ubundi gishingiye, papa wanjye ntabwo ashaka ko nshakana n'umukobwa w'umunyamujyi, arashaka ko nshakana n'umukobwa w'umunyacyaro ngo nibo bazi gufata inshingano. Mado ati ngo iki? Ati none se ubwo wowe wamushubije ngo iki? Naho rero Loyic ati namubwiye ko nyine ngiye kubitekerezaho. Mado ati nizere ko rwose utagiye kujya mu mujyi wa papa wawe, maze nyine ugakora ibintu ari kukubwira. Loyic ati hoya nawe urabyumva ko bitashoboka, ntubizi se ko ngukunda, nta nubwo ngiye umukobwa wo mu cyaro twashobokana, gusa ndi gutekereza nyine icyo gukora, kubera yuko sinakwemera kubura ibintu byose nakoreye ubuzima bwanjye bwose. Ntabwo nshaka ko papa rwose anyambura inshingano, cyangwa se akazanga kunyandikaho ibintu byose by'imitungo yacu kandi ari njye mwana jyenyine afite. Ngomba gukora uko nshoboye kugira ngo nyine ibintu byose bizagende neza. Uyu munsi rero Loyic avuye ku kazi aba ari kumwe na Dani, ni umusore w'inshuti ye, bari gukina ka biyari, maze Loyic akamubwira ati ntakubeshye ndumva rwose umutwe wanjye wenda guturika neza neza, papa wanjye ari kungora birenze ibikenewe, sinzi impamvu adashaka ko nihitiramo. Naho rero Dani ahita abaza Loyic ati hanyuma se wowe nyine uri gutekereza iki? Loyic ati rega njyewe urabizi nkunda Mado cyane, ndamukunda n'umutima wanjye wose. Dani ati si ibyo nkubaza kuko ibyo ndabizi, ndakubaza ngo
ikibazo ufite uri gutekereza gukora iki? Loïc ati ntabyo nzi rwose. Gusa nyine mu kanya gato ahita abwira Dani ati ariko hari ikintu nari ntekereje. Ati ndi gutekereza ko nashaka umukobwa nkodesha maze nyine nkamwereka papa wanjye ahari yenda yaba ampaye agahenge igihe gitoya. Dani ati ugakodesha umukobwa? Loïc ati none se ko numva nta yandi mahitamo, umukobwa rwose umeze nk'uwo papa ashaka ntabwo nakundana nawe birumvikana kuko mfite umukunzi. Nkeneye rero uwo namwereka maze akaba atuje nyine atekereza ko naba mfite umuntu dukundana. Dani rero ahita amubwira ati ariko nanjye ndumva icyo gitekerezo cyaba ari cyo, nanjye rwose ndagushyigikiye, ahubwo nyine ikibazo dusigaranye uwo mukobwa nyine we tuzamukura hehe, uwo tuzakodesha tuzamubona hehe? Loïc ati nyine biracyari ibibazo, ndumva rwose ntazi icyo gutekereza, ariko reka dukomeze tubitekerezaho kandi nawe nk'inshuti yanjye nyine ubimfashemo. Ku rundi ruhande rero Mado we rwose nawe bari kuganira n'umukobwa w'inshuti ye aba yifuza aho yaruhukira, amubwira rero ibintu byose uko bimeze, maze uyu mushuti wa Mado akamubwira ati nyamara njyewe ndumva ntazi uwo kurakarira, niba twarakarira Loïc, niba twarakarira papa we, ndumva rwose ntabizi, ariko se ubundi urabizi neza ko Loïc atakubeshya ahari atiboneye undi mukunzi akaba ashaka kugukwepa? Mado ati hoya, ntabwo rwose Loïc ibyo bintu yabikora. Loïc ni umusore nyine, wa musore uvugisha ukuri, uba uri ku murongo, uvuga ibintu byose uko biri, nta manyanga agira mu buzima bwe, ntabwo rero rwose yambeshya. Ubwo nyine uko yabimbwiye niko bimeze rwose, ahubwo nyine nawe nta gisubizo afite. Ndi kumva rero ibintu bitangiye kunshanga, sinumva nyine ukuntu bizagenda. Umunsi rero wakurikiye Dani inzara ibimwishe ari ku kazi, maze agahita ajya muri resto yari iri hafi aho, gusa yari resto iciriritse rwose, ajya kwishakirayo rero amafunguro. Haba hari umukobwa ushakeje rwose uba uri kwakira abantu, niwe uba ukora nyine muri iyi resto wenyine. Aba ari wa mukobwa nyine uvuga ibintu bisekeje, ubona umeze nk'umusazi utari ku murongo habe na gatoya. Gusa nyine uyu mukobwa aba ari mwiza cyane rwose, aba ari icyuki, anateye neza cyane, ariko nyine ari umuturage bya bindi birenze, mbese ari umukobwa ubona nyine utangaje, ujabiriye nyine uri aho ngaho ugiye kumukubita amaso uvuga uti uyu mukobwa rwose arajabiriye birenze ibikenewe. Dani rero aricara maze akamubwira ko nyine akeneye amafunguro. Uyu mukobwa ukimubwira ko ukeneye amafunguro yakubwiraga menu yose mu mutwe, dore ko rwose yabaga yarayiborotse. Maze Dani ahita amubwira ati wikwirirwa wigora, njyewe rwose nkunda umuceri n'imboga, ariko umpa ibiryo byinshi kubera ko njye ntabwo njya mfite uturyo dukeya, mba nshonje, mba nkeneye rero kurya nyine ngahaga. Naho rero uyu mukobwa atumva niba nyine ushaka guhaga wakabaye urya imyumbati n'ibishyimbo, nibyo nyine warya kandi ukumva urishimye. Dani ati hoya, mbabara rwose ndakwinginze, mpa umuceri n'imboga, nibyo byo kurya nkunda. Uyu mukobwa rero aba yitwa Angeline, gusa nyine aramutse acecetse atari kuvuga ukamureba yicaye, wabonaga ari umukobwa w'ikizungerezi cyane rwose, ariko iyo yavugaga byose byahitaga bihinduka zeru. Dani rero yitegereza uyu mukobwa agiye kumuzanira ibyo kurya, maze agahita akubita agatima kuri cya kiganiro yari yagiranye na Loïc. Ahita amuhamagara byihuse ati Loïc, uyu munsi rwose ntabwo nzi icyo noneho uri bungurire, ntabwo nzi aho ndi bunywere, kubera yuko diro rwose irarangiye. Kano kanya tuvugana umuntu ujyanye neza na wa wundi wifuzaga ndamubonye. Loïc rero uba uri ku kazi ari busy rwose, ari muri mashine, ati umuntu ujyanye na wa wundi nta nubwo aba akibyibuka nyine. Naho rero Dani ati cyane fiance wawe nyine wa fake. Naho Loïc ati uri kuvuga fiance wanjye wa fake, ngaho rero zimpe neza, uwo ubonye se ameze ati? Naho rero Dani amubwira nyine ukuntu ameze, maze Loïc ati ndumva ari uwo rwose, ahubwo se twazamureba ryari? Naho rero Dani ati ndumva twazagarukana ejo nyine, maze ukaza kumureba, tuzaze mu masaha n'ubundi ya pose nk'abantu baje kurya, maze uze umurebe urebe ko nyine mwavugana. Loïc rero aba yumva aruhutse kuko aba yumva ibyo nyine bitangiye gukemuka.
buracya rero maze mu masaha ya pause Loïc na Dany barazana nyine muri iyi resto. Birumvikana Loïc yari umusore nyine usanzwe asohokera ahantu hahenze, ahantu heza cyane. Akinjira rero atangira kureba iburyo n'ibumoso, akareba ukuntu hano hantu haba hameze nyine, akabona harajabiriye cyane. Gusa nyine aricara kuko abazi icyo ashaka. Mu kanya rero Angeline abaje nyine gufata komande, araza agatangira akadondobekanya ya magambo ye kwa kundi yayavugaga. Ubwo nyine Loïc aba ari kumwitegereza. Naho rero Dany aramubwira ati bya byo kurya wampaye ejo bari byo n'ubundi uduha byari biryoshye cyane rwose, kandi koko biba biryoshye kuko uyu mukobwa azi guteka bya bindi birenze. Loïc rero wakomeje kwitegereza Angeline, ajya kubona akabona ari kujya afata n'intoki akazikoza mu mazuru, isesemi iramwica. Abona nyine uyu mukobwa atamuha ibyo kurya ngo abirye, aba ari kureba hirya maze akamera rwose nk'umuntu wasesemwe birenze. Naho rero Angeline aba ari kubaza Dany ati none se uyu wundi uzanye yitwa nde, ariko yambaye neza, uno musore muzanye noneho ni Bogari, nawe se arashonje, arashaka ibiryo byinshi se nawe, nyine aba ari kuvuga twa tugambo twe. Naho Dany ati genda utuzanire nyine, ubundi uze nyine uratubwira ibindi byose turi kurya. Akimara kugenda Loïc ahita abwira Dany ati ntakubeshye, ibiryo by'uyu mukobwa sinshobora kubirya niyo wanyica. Ndebera ukuntu ari kujya afata intoki akazishyira ku mazuru, buriya noneho wamenya yatekaga yikora hehe. Umva ntabyo narya uko byagenda kose. Naho Dany ati ariko nawe reka gukabya, uyu mukobwa ateka ibiryo biryoshye nawe nuza kubiryaho urabyumva, ikindi kandi icyo dushaka urakizi. Loïc ati hoya rwose ntabwo nabyihanganira kuko iseseme yamaze kunyica. Ajya guhaguruka maze Dany ati ariko ubundi uri umusazi wowe cyangwa uri muzima? Ngaho genda uguze icyo uzabwira papa wawe. Loïc ahita yibuka ibya papa we maze akongera akicara. Ntibiba byoroshye nyine, ariko nyine arihangana. Babazanira amafunguro maze yatamira ku mafunguro akumva biryoshye kubi, akibagirwa bya bintu byose wa mukobwa yakoraga. Niko rero kandi uyu mukobwa akomeza kubasakuriza, aba yabamennye tempa neza neza. Mu kanya gato rero bashoje nyine gufata amafunguro, bamubwira ko bamushaka by'umwihariko maze bakaba baganira. Bajya ku ruhande rero gatoya nyine maze bakavugana, bakamubwira icyo bamushakira. Bakimara rero kumubwira byose ahita yiterera hejuru ati mana yanjye, mbega noneho abakiriya mfite, ataba abakiriya ntibabaho. Atumva rero wa muhungu we ati rwose ndakurakariye cyane, ati nushaka ntuzagaruke no muri resto yanjye, kubera ko sinjya nkunda ngewe abahungu babeshya. Wowe urashaka ko nzajya kubeshya papa wawe? Ngewe Angeline ntabwo rwose njya mbeshya no mu busanzwe, ntabwo kandi nakina n'umuntu mukuru, ikindi kandi ntabwo najya kubeshya ngo turakundana tudakundana. Naho rero Loïc ahita amubwira ati nzakwishyura amafaranga menshi cyane, kandi nyine ni igihe gitoya rwose, humura ntabwo ari ibintu bizatinda, ni ukukwereka papa wanjye gusa maze nyine akamenya ko mfite umukunzi, kubera ko nyine ashaka ko naba mfite umukobwa umeze nkawe. Ubwo rero nzabikwishyurira, kandi rwose humura nta kibazo kizaba kirimo. Angeline rero iki gitekerezo rwose aracyanga neza neza, maze bagakomeza nyine kumwinginga, bakamuha amafaranga menshi. Birumvikana bakomeza kubimwumvisha, maze yageraho agatekereza ko amafaranga bazamuha icyumweru kimwe azaba angana n'amafaranga yakabaye akoreye umwaka wose muri resto ye. Ahita abyemera rero kugira ngo azaze anayashyire muri resto ye, maze yongere nyine ive ku rwego rumwe ijye ku rundi. Gusa nyine ntabwo rwose aba abyishimiye. Umunsi rero wo kujya kumufata kugira ngo nyine bajye iwabo, aragenda akamuzana, aba yambaye nyine imyenda iciriritse. Birumvikana bari mu modoka, Loïc aba yumva yapfuye, aba yumva uyu mukobwa nyine ariko afite umwuka utameze neza, dore ko aba yibera mu bikoni, aba ahumura ibirungo byose by'ubwoko bwose. Loïc rero amuhereza parufe aba yamuguriye nyine ati akira itere. Naho uyu mukobwa ati ngewe nitereye parufe, none se ndi kunuka? Noneho akajya azamura ukuboko ngo yihumurize mu kwaha yumve uko bimeze, yazamura akaboko Loïc akenda kugonga ibikuta kubera ukuntu nyine yahitaga yumva ataye ubwenge kubera umwuka uri kuva mu kwaha k'uyu mukobwa.
Loyique rero ahita amubwira ati tera iyo parufe gira vuba, naho rero uyu mukobwa ati hoya, ati njyewe ntabwo rwose nayitera, ahita atangira kurira ati nawe uravuze ngo ndanuka, ati hanyuma se impamvu uri kuvuga ngo ndanuka nuko njyewe nta mafaranga mfite, nuko se uzi ko ugiye kumpa amafaranga yawe, erega ararira bikaba birebire. Naho rero Loyique abona byakaze maze akamubwira ati ngaho ceceka. Uyu mukobwa ahita amubwira ati none se nceceke ntabwo uri bumbwire ngo nitere iyi parufe? Loyique ati ngaho ceceka rwose ntayo uri bwitere. Ahita yongera rero akayibika maze bagahita bakomeza nyine bakagenda, gusa aba yabangamiwe birenze ibikenewe. Baragenda rero bagera iwabo nyine Loyique akamubwira ati ngaho icara nyine maze njye guhamagara papa wanjye. Angeline rero aba ari kwitegereza iyi nzu ati mbega ahantu heza, ati none se ubu ni hano muba mwicara muri izi ntebe, iyi nzu se ni uko imeze? Aba areba ibintu byose nyine ubona byamucanze, ari nk'uko rwose waba uvuye nka hehe, nk'uko waba uvuye nko mu cyaro cya hehe maze ukaba yenda ugiye nko muri Amerika ariko ugiye mu nzu idasanzwe. Uyu mukobwa nyine aba ari kureba ukabona ibintu byose ni bishya kuri we. Mu kanya rero ahita agerageza akicara nyine akitonda mo gakeya, ajya kubona rero akabona papa wa Loyique aratungutse, akimubona ahita ahaguruka ati bose ni mwebwe, agatangira nyine kujya kumuhobera. Loyique we nyine aba yumiwe ashaka kumubwira nyine ngo yitonde, ajya kubona akabona na papa we nawe ari guseka. Bano bantu nyine baba bameze nk'aho baziranye. Naho Angeline ati none se bose ko mwatwanze, ko mudaherutse kuza? Papa rero wa Loyique ati ni ukuri nabuze umwanya ariko si ukubanga kundi, niteguraga rwose ko nzaza, dore ko nkumbuye n'ibyo kurya byanyu, ndabikumbuye cyane, uzi ukuntu mugira amafunguro aryoshye cyane. Aba yishimye cyane papa wa Loyique bidasanzwe, umunezero wamwishe, ahobera uyu mukobwa akongera akamuhobera. Loyique rero ahita abaza papa we ati none se papa muraziranye? Naho rero Angeline akaba ari gusubiza mbere ati cyane rwose, ati uzi papa wawe, ati ni inshuti ya mama wanjye cyane rwose, ni umukiriya wacu w'imena, akunda kuza nyine kudusura no gufata amafunguro aho dukorera, ati ni umuntu wacu cyane rwose turaziranye, ahubwo nari naramubuze. Naho rero papa wa Loyique ahita abaza Loyique ati none se uyu ni we mukunzi wawe? Loyique ati cyane. Urumva na Loyique nawe nyine aba ari guseka, ari kugerageza kwerekana ko yishimye rwose. Papa we ahita amubwira ati muhungu wanjye ndakwishimiye cyane rwose, kubera ko uyu mukobwa ndamuzi, mama we ndamuzi, uyu ni umukobwa mwiza cyane rwose, ni umukobwa warezwe, ni umukobwa uzi kwita ku nshingano nk'uko nabishakaga, ntabwo wakumva ukuntu nezerewe, uranejeje mwana wanjye. Ahita ahobera rero Loyique ati urakoze cyane, ntabwo wabyumva. Loyique rero ibintu nyine biba byakomeje kumucanga, gusa nyine papa we yaba yanezerewe birenze ibikenewe, akomeza kwicara rero ari kuganira nyine na Angeline, maze mu kanya papa we nyine ahita amubwira ati none se uyu munsi rero uradutekera iki ko rwose tudashobora kurya amafunguro utatetse kandi wageze hano? Naho Angeline ati nta kibazo, mwebwe mwumve igikoni gusa, ko se ibyo mukunda mwese mbizi. Ahita ajya mu gikoni maze si ukubategurira akivayo. Papa wa Loyique rero we ibyishimo biba byamwishe ku buryo aba ari kubwira Loyique ati tugomba rwose guserebura ibi bintu kuko njyewe byandenze. Loyique nawe nyine kuko aba yemeje papa we, birumvikana aba yishimye. Tekereza nkeza n'uyu mukobwa papa we akamwanga, yari kuba agifite ibibazo byo gushaka undi mukobwa. Angeline rero aragenda agateka, mu kanya ahita azana amafunguro maze akabategurira. Bose rero batangira gufata amafunguro, barishima nyine kuko biba biryoshye cyane, aba ari amafunguro rwose batajya babona muri uru rugo. Mbese uyu munsi uba ari umunsi rwose urenze. Angeline rero arara hano nyine ndetse na Loyique arara muri runo rugo. Birumvikana kugira ngo bajijishe papa wabo baba bagomba kurara mu cyumba kimwe. Bararyama rero maze uyu mukobwa akagona, aragona koko. Loyique akananirwa gusinzira, akajya amukangura, yamukangura akongera akisinzira, dore ko rwose aba aninaniriwe.
Loïc rero abura amahoro, akabura uko aryama, akananirwa gusinzira, ariko nyine akihangana. Gusa kuva yabaho niryo joro rwose arara ribi, kubera ko arara yabangamiwe birenze ibikenewe. Mu gitondo rero cya kare nyine uyu mukobwa Angeline arabyuka maze akabategurira amafunguro ya mu gitondo. Babyuka basanga inzu ihumura, ahantu hose nyine hahumuye kubera ukuntu aba yabateguriye amafunguro ameze neza. Bafata ibya mu gitondo, ibyishimo ari byose. Papa nyine wa Loïc ari kumubwira ati ntureba ubundi urugo rwacu rwakabaye ruhora rumeze gutya. Loïc nawe aba yumva kuva yabaho aribwo bwa mbere rwose umukobwa aba amuteguriye amafunguro ameze neza, kuko sheri we uyu mwanya rwose ntawe yari kuba yifitiye mado, ntawo yari kubona gukora ibi byose. Bamaze rero gufata ibya mu gitondo, Angeline atangira gukora amasuku, akora amasuku inzu yose akayatsa, ku buryo Loïc agaruka muri salo yahareba akagira ngo ntabwo ari iwabo, haba haka hameze neza cyane. Ubundi nyine akongera akabategurira amafunguro ya saa sita. Mbese uyu munsi rwose baba babona bidasanzwe, ibintu byose koko muri runo rugo biba byahindutse. Loïc nawe bari kwivugisha ati cyakoze rwose kuri iyi ngingo byo ibyo papa yavugaga ni iby'ukuri, uyu mukobwa akora amasuku neza, arateka ntibagarure, gusa ikibazo cye ni uko aba afite umwanda, ni uko nyine akora ibindi byose ariko we ntihisukure, aba afite umwuka wagira ngo ni nk'uw'inkoko bakuyeho uruhu neza neza, ariko ubundi ibindi byose abikora neza cyane. Gusa nyine Loïc aranicara akibaza ati ariko ubundi ni gute umuntu abasha gusukura inzu gutya, akoza ibyombo, ibintu byose akabikorera isuku bikaba byaka, ariko we ntiyikorera isuku, kandi dushe ihari, amazi n'isabune bihari. Ntabwo rwose ibyo uyu mukobwa mbyumva. Iyo rero babaga nyine bari imbere ya papa wa Loïc, bageragezaga kugaragaza ko nyine bakundana maze bagahoberana. Loïc yagombaga kwirengagiza umuntu uko byanze bikunze akamuhobera, ndetse bose bakanasomana nyine kugira ngo bereke papa wabo ko bishimye, nawe rero bikamushimisha cyane. Gusa nyine iyo papa wabo yamaraga kuva hano abareba, Loïc yahitaga ajya gukaraba ku munwa, akawukaraba akawukuba hafi kuwukuraho. Umunsi rero wo gutaha uragera, gusa nyine baba bamaze kumumenyera muri runo rugo. Ajya rero gusezera papa wa Loïc. Papa wa Loïc rwose biba bimubabaje, aramubwira ati mukobwa wanjye nzagukumbura rwose, iyi minsi mike umaze hano waduhaye ibyishimo, warakoze cyane. Ikindi kandi hano ujye uhafata nk'iwanyu, igihe cyose uzajya ushakira uzajya uza. Ahita ahindukira rero maze akabwira Loïc ati muhungu wanjye ndagusabye rwose uzamwiteho, ntazagire icyo akuburana, ujye umwitaho rwose, umuhe buri kimwe icyo ashaka cyose, ntuzamubabaze. Naho rero Angeline ati papa erega ntuhangayike, ni ukuri sheri wanjye rwose anyitaho. Aba yigize nkaho koko ari sheri we nyine atanyitaho nta kibazo, ubwo kandi abivuga ari kumufata ku rutugu, ari nako amusomagura nyine ku itama. Kandi nyine na Loïc aba agomba kumwenyura akerekana ko abyishimiye. Angeline rero akomeza abwira papa wa Loïc ati gusa nanjye rwose nzabakumbura, ariko nuzajya nyine ukumbura kurya imyumbati cyangwa se bya byo kurya njya ngutekera, uzajya umbwira nzajya mbiteka maze mbikoherereze. Naho papa wa Loïc ati urakoze cyane nzajya nkubwira, ariko nawe uzajya uza kenshi kunsura. Baragenda rero maze bagera mu modoka nyine bakongera bakagenda nk'abataziranye, bagenda batavugana inzira yose. Loïc rero aha amafaranga nyine aba yaremereye uyu mukobwa, maze bagera mu nzira akaba arahagaritse imodoka ati ngaho va mu modoka. Angeline ahita amubwira ati hano nsize ariko ni kure rwose ya resto yanjye, ni kure cyane. Naho rero Loïc ati ariko ibyanjye nawe byarangiye, viramo hano. Uyu mukobwa ati ariko se waretse kwigira umwana mubi, wangejeje hafi yo kuri resto yanjye, nibura nta nubwo wanshimira ko naguhaye serivisi koko. Naho Loïc ati umva ndagushimiye nyine
warakoze rwose kumpa serivisi ariko ntakubeshye sinakomeza rwose kwihanganira kuba nicaranye nawe, viramo hano maze ugende. Angeline rero biramubabaza cyane kubera nyine ukuntu uyu musore aba amufashe nabi, nyamara we yarakoze ibishoboka byose kugira ngo amukorere ibyo bavuganye neza. Aramubwira ati rwose urambabaje, ni ukuri uri umwana mubi cyane, atari ko se kubera icyo umeze gutyo, kubera iki nyine utajya ugira ubumuntu. Naho Loyic atumva nsohokera mu modoka ibyanjye nawe byarangiye, abamubwira nabi cyane rwose yanamwihenuyeho. Angeline rero arasohoka ariko abababaye rwose kubera ko uyu musore nyine bataba barangizanyije neza. Loyic ahita ajya kureba nyine wa musore w'inshuti ya Dani maze akamubwira atumva diro yaciyemo neza cyane, uzi yuko papa wanjye nyine nasanze naziranye n'uriya mukobwa, byaciyemo ku buryo papa wanjye yaramushimye, mbese bimeze neza cyane. Naho rero Dani ahita amubaza ati yego rwose ndabishimye ko yamushimye, ariko se urumva hagiye gukurikiraho iki? Niba yaramushimye nyine urumva hazakurikiraho iki byanze bikunze ko azakubwira ngo mukore ubukwe? Loyic ati ndapfuye noneho, nagiye kera ko busa, noneho tekereza ambwiye nyine ngo dukore ubukwe, gusa nzakomeza nyine mujijishe. Dani rero ahita amubwira ati none se wabwiye Mado iby'iyi gahunda ko nyine wari uri kumwe n'uyu mukobwa? Naho rero Loyic ati ntabyo namubwira, wese urabona Mado yabyumva? Ntabwo rwose ashobora kubyumva, yakumva ndi kumubeshya. Naricecekeye rero, ntabwo rwose nagombaga kubimubwira. Dani aramubwira ati nyamara nubwo uri kwishimira intsinzi, ariko ndakubwiza ukuri uracyafite urugendo rurerure, uracyafite ibibazo. Yego nyine usunitse iminsi, ariko ndakubwiza ukuri ibigutegereje byo rwose ndakeka atari ibintu byoroshye. Akigera rero mu rugo iwe nyine Loyic, Mado ahita aza kumureba, gusa aba yaramurakariye kuko iyi minsi yose aba yimaze atitaba telefone ya Mado atamuhamagara. Mado rero amubaza impamvu, maze Loyic akamubwira ati nyine urumva nari ndi iwacu ndi kumwe na papa wanjye, kandi urumva kubera ko ntigeze mukubwira byari kugaragara nabi, nagerageje rero kukwihorera nyine, ariko nari mfite n'akazi kenshi cyane kuko hari ibintu papa yamusabaga nyine ko namufashamo. Gusa ntabwo amuhingukiriza rwose ko hari na Angeline. Mu kanya gato gusa nyine baba biyunze kuko aba bombi baba bakundana bya nyabyo. Umunsi wakurikiye rero Dani abwira nyine Loyic ati ariko ni ukuri ngiye ku nama nakugira, ntabwo wakomeza kubeshya Mado, wakabaye nyine umubwiza ukuri. Loyic ati hoya, ubwo niba nzanamubwiza ukuri ariko igihe ntikiragera. Loyic rero abwira Dani ati ikintu gitangaje ni ukuntu papa wanjye yiyumvamo uriya mukobwa, biri kugenda noneho birushaho rwose kunsaza, ariko nawe wabigizemo uruhare. Tekereza ko ukimukubita amaso wabonye ko nyine ari we dukwiriye gukinisha iriya dile. Naho rero Dani ahita amubwira ati ariko ntakubeshye tutanirengagije, ubundi uriya mukobwa ni mwiza cyane, utamwumvise nyine avuga wabonye ukuntu ateye neza bitangaje, ni mwiza, yasetse aseka neza, nuko nyine aba afite amagambo menshi, uba ubona nyine ari umuturage, ariko ubundi uriya mukobwa ni icyuki rwose. Loyic rero ahita aseka ati nawe rwose winsetsa, ati gusa nyine ikintu kimwe namubonyeho, arateka, akora amasuku, nta muntu n'umwe rwose wamurusha ntakubeshye. Ngewe ahubwo rwose namuhaye amanota 120%, ariko nyine isuku ku mubiri we ni 0 neza kuko no koga byasabaga ko rwose mushyira muri dushe ku ngufu kugira ngo yoge, ntabwo ajya yikoza amazi. Ngewe nyine byarantangaje, ariko ibindi byose ndakubwiza ukuri amanota rwose arenze akenewe. Baraseka rero bakabiseka nyine maze bakabitoreramo story. Gusa nyine Loyic ahita abwira Dani ukuntu bataha nyine yagiye akamujugunya ku muhanda maze agahita yigendera kubera ukuntu yumvaga atakomeza kwihanganira impumuro ye, dore ko yari yananze kwitera parufe ihenze Loyic yari yamuguriye.
Burya rero nyiribyago rwose imbwa ziramwonera. Umunsi umwe nyine hashize iminsi rwose myinshi, Loïc aba yibereye mu buriri yifitiye machine yibereye ku kazi, maze papa we akaba aramuhamagaye ati umeze ute muhungu wanjye? Loïc ati meze neza. Ati hanyuma se umukazana wanjye nawe ameze neza? Loïc ati yego nta kibazo rwose. Papa ati rero ngiye kuza nyine aho muri uwo mujyi ubamo, kubera ko dogiteri wanjye ujya unkurikirana yambwiye ko agiye kujya hanze kandi azamarayo iminsi, ngomba kuza rero akabanza akareba ko umubiri wose umeze neza, niba ari imiti akayinsigira, niba ari ibyo gukora akabimbwira, kugira ngo nyine ntazarwara amaze kugenda, ngomba gufatirana nyine akiri aho. Bishatse kuvuga ko nyine iyo minsi yose nzayimara iwawe, nzahamara nk'icyumweru, noneho nyine tuzaboneraho n'umwanya wo gukurikirana bizinesi z'aho ngaho, nyine tuzishyire ku murongo. Loïc ati nta kibazo rwose, ni karibu papa. None se koko wakwirirwa ubimbwira iwanjye si karibu nk'uko nanjye iwacu nyine mpaza uko mbyumva? Papa ati rero kubera ko nyine mbizi uba rwose uri busy, uhora mu kazi, nta mwanya uba ufite, kandi sinajya ngomba mu rugo iwawe njyenyine irungu ryanyica. Ubwo rero nizere yuko nyine Angeline azaba ahari, kubera ko andi iruhande nta rungu abanganiriza, abansetsa, abantera story. Ubwo rwose nizere ko nyine ugomba kubimubwira. Akibivuga rero Loïc ahita yikorera amaboko, arayikorera agaceceka, akabura ikintu na kimwe abwira papa we, agaceceka umwanya. Papa ati Loïc urahari? Loïc urahari? Ashigukira hejuru nyine, maze ati ndahari papa. Ati nta kibazo nyine, ati ndabimubwira nyine maze aze ajye akuganiriza. Papa we rero amubwira ati rega ndanamukumbuye, ndanamwikumburiye rwose, icyo cyumweru nzamara aho ndabizi nzahava narabyibushye, kubera ukuntu azaba anyitaho, antekera neza, ananganiriza. Bakiva kuri telefone, Loïc ahita avuga ati noneho ndapfuye. Ava ku buriri agahagarara, akabura icyo akora, akireba muri miruwari, agatangira gukubita ingumi ibikuta, kubera ko aba yumva nyine atangiye kugira stress. Ahita ahamagara Dani ati Dani ndapfuye noneho tabara, banguka rwose. Dani rero ahita aza nyine igitaraganya, maze akihagera Loïc atumva noneho bindangiriyeho, papa wanjye ngo agiye kuza kumara icyumweru hano kandi arashaka kuba ari kumwe na Angeline. Noneho rwose birancanze neza. Dani ati urapfuye rero, kubera yuko ibuka nawe ukuntu wamutaye ku nzira, ibuka ibintu wamukoreye, ubwo wamuhinguka imbere ute? Loïc ati nanjye nibyo ndi kwibaza. Ati ndi kwibaza noneho icyo gukora. Loïc ahita abwira Dani ati ndakwinginze, wowe nta kibazo mufitanye, mbabarira rwose ubimfashemo. Dani ati ubuse koko ndabihera hehe? Gusa nta kibazo nyine urabizi uri inshuti yanjye, nakwemera rwose nibuye nkaryikorera, ariko kugira ngo nyine ibibazo ufite bikemuke. Ngaho rero nyine ngwino maze ejo uzaze tujye kumureba. Buracya rero bakagenda nk'abagiye kurya, gusa bahagarara imbere ya resto, maze nyine bakamuhamagara. Araza rero agahita ababaza ati none se mwayobye ko mutari mukiza kurira hano, mwaba mwayobye? Naho Dani ati hoya ntabwo rwose twayobye, ahubwo twagushakaga. Angeline rero araseka maze agatemba ati munshaka njyewe se? Ati mwaba munshakira iki se kandi? Dani ati nyine Loïc yagushakaga, hari icyo yashakaga ko mupanga. Angeline ati njyewe nshaka uyu musore w'umugome, ati wagira ngo ni igikoko neza neza, ati uzi ko nta mutima agira, ati reba ukuntu ubushize twakoranye deal nkayikora neza cyane, ibintu bye nkabikora uko abyumva, atari kuzi ikintu cyambabaje, uzi ko yantaye mu nzira. Ati none ikindi kintu cyambabaje, yahoraga ambwira ngo ndanuka, ngo nuka ngo nk'uko bakuyeho uruhu. Atumva ati nta kintu nshaka kuvugana nawe, ati nyine ubwo ndanuka, ati nta kintu nshaka kuvugana nawe. Kuri iyi nshuro nyine aba yafunze umutwe. Naho rero bakomeza nyine kumwinginga, baturifuza ko twakora ikibasi kugira ngo nyine ureke tunavugane, kuko bari kubabwira ati nimureke njye kwihera ibyo kurya abakiriya barantegereje, ubu rwose muri kundangaza kandi muri kuntesha umwanya. Baramubwira bati rero dukeneye nibura iminota 10 maze tukaganira. Ati iminota 10 yose ninde se waba uri kwakira abakiriya banjye? Baramubaza ati none dukora iki kugira ngo iyo minota uyiduhe? Nawe arababwira ati noneho nimuze mujye kumfasha duserive abakiriya bose bari muri resto, nibamara gushiramo ubwo ndabaha iyo minota 10 maze tuganire.
nta yandi mahitamo baba bafite. Loïc nyine ubwiyemezi aburambika hasi maze akinjira akambara itaburiya, batangira rero guseriva abakiriya maze akajya ababwira ati ariko se mwebwe ko muri guseriva abakiriya banjye barakaye, ntabwo bamenyereye rwose kubona abantu bafite imijinya wagira ngo bari hafi kubakubita, mujye museriva abakiriya munaseka. Aba ari kubereka nyine ukuntu bagomba gusekera abakiriya. Loïc rero na Dani bakajya bifurusa maze bagaseka nyine kugira ngo abakiriya nyine batarakara. Dani yongorera Loïc ati ibi byose ndi gukora ndi kubikora ku bwawe kubera ko uri inshuti yanjye. Gusa nyine barihangana maze abakiriya bamara gushiramo bakajya kwicara ahantu rero kugira ngo nyine baganire. Bamubwira ko rero bamushaka icyumweru cyose maze akaza nyine kongera gukina iya hole n'ubundi yari yakinnye. Ahita rero ababwira ati ntabwo byashoboka, njyewe rwose Loïc yamfashe nabi, ntabwo nakongera gukorana nawe. Loïc aramubwira ati umva, nzakwishyura amafaranga menshi, amafaranga ushaka. Naho rero Angeline ati hanyuma se ubundi icyumweru cyose urumva resto yanjye yasigara ite? Urumva koko ibyo bintu byashoboka? Dani rero ahita amubwira ati tuzakwishyura amafaranga ya serivisi ndetse tunakwishyure amafaranga ya resto yawe izaba imaze icyumweru cyose idakora. Arababaza rero ati ubundi se ayo mafaranga nyine muzampa nangahe? Naho Loïc ahita amubwira ati 3,000,000 zirahagije? Naho rero Angeline akizumva ahita ahinduka isosi neza neza ati 3,000,000. Atangira kujya abara, akabarira ku ntoki 3,000,000. Arazitekereza kumva ahari kuva yanabaho banza atarazifata mu ntoki. Ahita rero abwira Loïc ati kuri ayo mafaranga rwose nzabikora kandi nzanabikora neza, iyo role nzayikora neza, ariko uzanyishyura amafaranga yanjye kandi nta na rimwe ribuzemo, uzayanyishyure yuzuye neza. Naho rero Loïc ati cyane rwose nzayakwishyura. Si we ubona rero amwemerera kandi ahita amubwira ati niwongera ngiye kumfata nabi, niwongera kumfata nabi ukazongera kunkenera, uzamenye yuko nta serivisi nzongera kuguha, ikindi kandi nunamfata nabi turi iwanyu nzahita mbivamo. Loïc ati ni ukuri ntabwo rwose nzagufata nabi, kuri iyi nshuro ibintu byose bizagenda uko ubishaka, wowe nyine upfa kutazamvamo. Bari kuva rero mu modoka, Angeline abwira Loïc ati ndavamo ari uko nyine unteruye, nyamara uyu mukobwa yari afite ibiro byinshi kuko yari afite ikibuno kinini, koko yari abyibushye nyine igice cyo hasi bikabije ku buryo nyine wabonaga ko rwose afite ibiro byinshi. Loïc rero aramuterura maze akimuterura akaba aratsitaye, ahita yumva ababaye ikirenge maze akamutereka hasi, agenda rero acumbagira, ariko nyine Angeline akamufasha kwinjira mu nzu. Bakigera rero mu cyumba, Loïc nyine ahita ajya ku buriri kubera ko nyine aba yumva ababara ikirenge. Naho rero Angeline ahita akora nyine mu kishashi aba atwayemo imyenda ye maze agakuramo amavuta, ahita amubwira ati zana nyine nkuvure, aya mavuta ni nyogokuru wanjye wayanyigishije kuyakoresha. Amukurura rero ikirenge, dore ko Loïc ataba anabishaka ko uyu mukobwa amukora ku kirenge. Angeline rero atangira kumukorera ka massage maze Loïc akaba ari kwitegereza uyu mukobwa mu maso nyine uko yamukoreraga massage, yabaga ari kumureba mu maso adahumbya. Angeline abwira Loïc ati wihangane birababaza, ariko mu kanya nyine uraza guhita wumva umeze neza. Sinzi ukuntu rero Angeline yakebutse maze asanga Loïc ari kumureba yatwawe, ntabwo ari guhumbya. Ahita amubwira ati none se kuri kundeba cyane wankunze? Uzi kuri kundeba nkaho rwose wankunze? Naho Loïc ati ngewe ngukunda? Ati uzabaze, ngewe nkunda abakobwa beza, ati ngewe nzi guhitamo, nzi no gukunda, ntabwo napfa gukunda umukobwa mbonye wese. Wowe se kuko urabona nagukunda? Naho rero Angeline ahita arakara ngo uravuze se ngo ngewe ngo ndi mubi? Naho Loïc ati ntabwo mvuze kuri mubi, ariko nyine ugira umwanda rwose, ntabwo wowe ntabwo waza mu bakobwa nakunda. Biramubabaza nanone rero kubera ko bamubwiye nyine ngo agira umwanda. Gusa nyine Loïc we bamara kumukorera ka massage maze akumva ikirenge kimeze neza, atangazwa rero n'ukuntu uyu mukobwa afite impano nyinshi rwose ariko atamuziho. Uyu mukobwa aba afite ibintu byinshi rwose azi kandi akora neza cyane.
gusa nyine nawe nyine kubera ukuntu aba ajagaraye wagira ngo nta nubwo aba azi impano zose yibitseho. Loyic rero abwira Dani nyine ibyabaye maze akamubwira ko uyu mukobwa ari we wamuvuye. Dani ahita amubwira ati ariko uriya mukobwa ntabwo asanzwe, uzi ko wagira ngo afite maji, ibintu akora ntabwo rwose wamenya ko ari we ubikora. Loyic ati nanjye mba numiwe ntakubeshye, yabaye rwose yagiraga nk'agasuku, ubundi nyine yaba yujuje ibiranga umukobwa mwiza 100%. Papa rero wa Loyic nyine araza maze bakamwakira, ashimishwa cyane rwose no gusanga uyu mukobwa aha ngaha, dore ko atangira kumwitaho nyine by'umwihariko. Hashira rero iminsi nk'ibiri, mu by'ukuri Loyic ntabwo aba yitaba nyine telefone ya Mado. Mado rero afata umwanzuro wo kuza kumusura atamuteguje. Araza rero akigera ku muryango agahita yinjira amubwira ati sheri uri hehe se? Baba bari ku meza rero, Angeline na papa wa Loyic ndetse na Loyic baba bari gufata amafunguro. Akinjira ahita abaza rero Loyic ati none se ufite abashyitsi? Loyic nyine birumvikana aba yacecetse yabuze icyo avuga. Papa we leta yitegereza uyu mukobwa uba wambaye akajipo rwose kagera mu gutwi, kaba kareshya n'ingofero neza neza, maze akamureba nyine ukuntu ari kugenda ahonda agakweto yirya yigize ukuntu. Agahita abaza Loyic ati akwise sheri? Naho rero Angeline ahita nyine atanguranwa, dore ko aba yabibonye ko Loyic yabuze icyo asubiza, maze agahita amubwira ati hoya papa ntabwo ari sheri. Ati sheri hoya, ati ahubwo nyine barakorana, uyu mukobwa n'ubundi asanzwe aza hano, barakorana ku kazi. Abaje rero nyine ngo bakorane ibintu bakora simbizi, ariko bafatanya gukorana kenshi rwose, akunda kuza hano. Uyu munsi rero ubwo wabona atari yamenye ko nyine Loyic afite abashyitsi. Papa we ati nibyo Loyic? Naho Loyic ati yego. Naho uyu mukobwa agakomeza kuvuga ati ibyo uri kuvuga ariko ni ibiki? Loyic rero abona nyine byakaza, maze agahita afata uyu mukobwa akamubwira tumva erega nibagiwe kubikubwira nyine ko uyu munsi nta kazi gahari kubera ko nari mfite abashyitsi, papa wanjye yari yansuye. Ahita rero amufata nyine maze akamubwira ati ngwino tuvuganire hanze. Bagisohoka papa wa Loyic nyine urumva we rwose ababona wagira ngo harimo akantu, maze agakomeza akabaza Angeline ati urabizi neza ko ibintu uri kuvuga ari byo, nta kintu kiri hagati yabo, urabizi neza? Naho rero Angeline ati yego papa ndabizi neza, ntabwo ari sheri we rwose ntuhangayike, ushobora kuba wumvise nabi atari ko yavuze, kubera ko nyine barakorana, ndabizi neza asanzwe aza hano bagakorana, nta kibazo kirimo. Barakomeza rero bakirira, maze bagera hanze Mado ati urabona ukuntu nsohoye? Ati ibi ni ibiki? Ati ndashaka kumbwira uriya mukobwa mwicaranye bimeze bite? Naho rero Loyic ati vuga buhoro, urumva nyine papa wanjye yashakaga ko mwereka umukobwa wo mu cyaro nyine. Uriya mukobwa rero ubu rwose ni inkuru ndende, sinzi ko nanayikubwira duhagaze ngo irangire, ariko uriya mukobwa ari hano iminsi mike kugira ngo papa wanjye namara kugenda nyine n'uriya mukobwa azahita agenda bizahita birangira. Mado ati hoya rwose ntabwo byumva, ati ibyo bintu urumva nabyihanganira, ibintu uri kunkora rwose ntabwo ndi kubyumva. Loyic ati nyine nta kundi byagenda, ihangane ibi bibazo tuzabitekerezaho twitonze, gusa nta yandi mahitamo nyine nari mfite, ahubwo genda nyine tuzavugana, ikindi kandi ntukaze utampamagaye kubera ko urabona ko nk'ubu rwose warunteje ibibazo. Mado rero aragenda, ariko nyine akagenda umutima utari hamwe. Aragenda noneho akabwira wa mushuti w'ibintu byose yasanze kwa Loyic. Uyu mushuti aramubwira ati nyamara ndumva rwose ibintu biri kugenda bikara, kubera ko biri kugenda bimera, ndumva ntazi ahantu bizagarukira, ubwo si ibyo bintu urumva uzakomeza kubyitwaramo ute? Naho Mado ati nanjye byandenze, ndi kubona urukundo rw'ubuzima bwanjye ndi kugenda ndubura rwose ndureba. Naho rero nyine Loyic we agaruka mu nzu, maze akabwira papa we ko nyine ari umukobwa bakorana nta kibazo, kubera ko rero aba yabanje kubibwirwa na Angeline, ahita yumva koko ari ibya nyabyo. Bamara rero gufata amafunguro, maze bajya mu cyumba. Angeline agahita abaza Loyic ati kubera iki utigeze umbwira yuko ufite umusheri? Biriya bintu byantunguye.
ahubwo se we kubera iki utamubwiye ko nyine uri gukora izi dile zose urimo? Naho rero Loic nta kindi aravuga ahita ahobera uyu mukobwa ati wakoze cyane, wakoze ni ukuri unkuye rwose mu menyo ya rubamba, ntabwo nari kubona ikintu mbwira papa, nari nacecetse kuko numvaga nyine nta kintu navuga, urakoze rero. Angeline rero bari kumuhobera yahise aceceka maze abura amagambo yo kuvuga, akanura amaso nyine kuko n'ubwa mbere uyu muhungu yaramuhobereye. Amurekuye rero Angeline ahita amubwira ati ariko rwose wakoze amakosa, wagombaga kubimubwira. Naho Loic ati none se ubundi urabona nari kubimubwira mu by'ukuri akabyumva? Ngaho gerageza wishyire mu mwanya we, iyo aza kuba ari wowe ibi bintu bibayeho, umusore yari kubikubwira ukabyumva? Angeline rero abitekerezaho maze agahita amubwira ati nyine biragoye rwose kumva ko umusore mukundana ari kumwe n'undi mukobwa bari kurara mu cyumba kimwe, kwiyumvisha ko nta kintu kiba cyabaye hagati yabo biragoye, ariko ndumva no kuri ibintu wishyizemo birakomeye. Mu by'ukuri kano kanya noneho baba bari kuganira bari siriyasi, ubusazi bwa Angeline yabushyize ku ruhande. Loic aramubwira ati nanjye ndabizi ko rwose bikomeye, biragoye ahubwo sinzi ukuntu ibi bintu nzabyikuramo. Umunsi rero wakurikiye mu masaha rwose y'igitondo, Angeline arabyuka agiye gutegura ibya mu gitondo, ariko aba yazindutse cyane kuko haba ari saa 10 za mu gitondo, maze agatangira gusekura ibirungo nyine aba akeneye. Arasekura maze abantu bose bagakanguka kubera ukuntu nyine aba ari kubasakuriza. Loic rero araza maze agasanga uyu mukobwa ari gusekura, ahita amubaza ati ariko ubundi uri umusazi, ubundi si yo sekuru wayikuye hehe? Hano ngiye ko ntayo ngira. Naho Angeline ati nayitiye mu baturanyi, ntiwambwiye se ko uriya muturanyi duturanye ari umwana mwiza? Loic ati noneho ndapfuye, icyo uzanzanira sinzagikira, utangiye kujya ujya gutira mu baturanyi, wagira ngo neza neza uba uri guterekera. Nawe rero Angeline ahita amubwira ati ngewe uravuze rero ngo ngenda ruga, uravuze ngo ndi umurozi? Ubwo kandi bahita batangira gushwana. Ubwo Loic rero ahita amwambura uyu muhini w'isekuru bari gusekurisha kuko rwose aba yasakuje birenze ibikenewe. Naho Angeline ati ngewe rero nikumburiye rwose bino byo kurya, ati maze iminsi ndya ibyo kurya byo mu mujyi, nifuzaga kwitekera ibyo kurya byo mu cyaro, bya biryo nyine umuntu arya byoroshye bimeze nk'ubugari n'isosi, apana kwirirwa ndya bino biryo byanyu bikomeye. Bakiri muri ibyo rero papa wa Loic nawe abaje nyine, bakimukubita amaso bahita batangira gukorana ku matama, bagatangira gusomana, maze Angeline agahita abwira papa wa Loic ati papa, ati none se wasinziriye neza? Ati Loic nyine aba yambujije amahoro, ngo yanshakaga ngo kubera iki ngo nabyutse hakiri kare, ngo nyine ngo ati nyine aba yaje turi gukina imikino y'urukundo, ati umva aba yanzonze mbese. Papa wabo rero ntabwo amenya ibyabaye. Naho Loic ahita abwira papa wabo ati nyine yansize mu buriri njyenyine saa 10 za mu gitondo, yakagombye nyine yagumye mu buriri akaba nampfumbase. Nyamara icyakoreka ukuntu baba baryama, umwe aba aryama ku iherezo ry'igitanda, undi akaryama ku itangiriro ryacyo, ku buryo rwose hagati uba wagira ngo hacamo nk'umugezi. Bakomeza rero kwigira nkaho rwose bari bari gukundana, maze nyine Angeline akabaza papa wa Loic ati none se ibi byo kurya ngiye guteka nawe nze kukuzanira? Naho papa wa Loic ati cyane rwose ndabikunda cyane, ahubwo mu gitondo nyine turaza gusangira n'ibitungana. Ahita yisubirira kuryama kugira ngo nyine areke abakundana bigumire mu rukundo. Akimara kugenda rero Loic ahita yenda kumurya n'ubundi akamushihura, turabona wowe ukuntu uba wambujije kwisinzirira. Hagati aho ariko nubwo maze kumenyerana na Angeline rwose asigaye yishimira no kuba ari kumwe n'uyu mukobwa, kuko hari ibintu bimwe na bimwe abamukorera nyine byiza, ikindi kandi rimwe na rimwe amutera story maze akamusetsa, kandi rwose Loic yari yinaniriwe. Ibyo rero biba rwose bisigaye bimushimisha, ariko nyamara ababangamiwe n'umwanda w'uyu mukobwa. Uyu mukobwa wagira ngo amazi bamubwiye yuko rwose ntaho agomba guhurira nayo. Umunsi umwe rero aba ari mu masaha y'ijoro,
Loïc aba yicaye yibereye ku kazi nyine ari kuri mashine, naho Angeline araza avuye nyine mu kazi, urumva bamaze gutegura ibintu byo mu gikoni bavuye ku meza, akandurura agakora amasuku, birumvikana nyine ko rwose aba yabize ibyunzwe, ntabwo aba ameze neza, aba ahumura ibintu byo mu gikoni, maze akaza akaba yinjiye mu mashuka. Loïc aramwitegereza agahita amubwira ati ariko se wowe uba wumva nta soni ufite iyo uje ukidunda mu mashuka gutyo utanabanje gukaraba? Naho rero Angeline ati nkarabira ikize mu gitondo sinakarabye. Loïc atumva nyine wakarabye mu gitondo, ariko umaze gukaraba wakoropye, watetse, wogeje ibyombo, wiriwe mu kazi ko mu rugo ukora, n'ubu ngubu kavuyemo, ngaho utekereza nk'umwuka ufite ni ibirungo gusa biri kuguhumuraho, ikindi kandi uba wiriwe ubira ibyunzwe, rwose jya ukaraba, hari icyo bitwaye amazi ashyushye ko ahari? Angeline ati hoya, njyewe rwose nta kibazo na kimwe mfite, aba ari kwiyihumuriza nyine, akumva we ntacyo bimutwaye kuko nyine n'ubusanzwe nta muntu winukira, niko mbitekereza. Loïc atumva jya koga, ntabwo turi burare mu buriri bumwe utoze. Angeline ati ubwo niba tutari burare mu buriri bumwe ni wowe ugenda kuko ari wowe ubangamiwe, njyewe nta kibazo na kimwe nifitiye. Yinjira mu buriri rero maze akiyorosa. Loïc araza akamuhagarara hejuru ati ariko se wa mukobwa we wajya ugabanya umwanda, tekereza nk'ukuntu ibintu byose uba wabikoze neza, umuntu yaguhaye amanota menshi, ni ukuri ibindi byose ubikora neza uretse koga, kubera icyo wowe utoga? Ni gute wakoze ibyombo ukoza inzu ariko wowe ntiwiyuze? Ko kurumva ibyo ari ikibazo? Angeline ati mbabarira yewe, mbabarira rwose ntabwo njya mu mazi. Loïc rero n'umujinya ahita aterura uyu mukobwa maze akagenda akamurambika muri dushe, ubundi nyine agafungura amazi, agafunga urugi, ati nutoga wirariremo aho ngaho. Nta yandi mahitamo aba afite rero, Angeline aroga ariko akaza yarakaye. Akimara kwinjira Loïc ahita amubwira atumva rero rwose nkubwire, ndifuza ko ari gutya bizajya bigenda nijoro buri gihe, ujye mbere yo kuryama ujye ubanza ujye muri dushe woge, uryame usa neza, ni nabwo usinzira neza. Ku rundi ruhande rero Mado we rwose aba yenda kwicwa n'agahinda, aba ajya kureba Loïc ku kazi, Loïc akamubwira ati papa wanjye niho ari, maze ntamwakire agasubirayo, yashaka kuza mu rugo ntibishoboke kubera ko naho nyine papa we aba ahari, mbese baba baraburanye burundu. Mado rero aba yumva rwose ibi bintu bitangiye kurenga ubushobozi bwe neza neza, nyamara Loïc we uri hano aba rwose atangiye kujya yishimira uyu mukobwa yitaga umuturage, yitaga umunyacyaro. Umunsi umwe asanga nyine uyu mukobwa ari gukoropa ariko agenda aniririmbira. Loïc rero ahagarara hirya rwose ahantu uyu mukobwa atamureba, maze akamwitegereza, aramureba agatangira kumwenyura, maze mu mutima akajya yibwira ati ariko uyu mukobwa tutitaye nyine ku tudefo duke afite, ariko ni na mwiza, ateye neza cyane. Aba ari kumureba atari ku wundi, kubera iki ntabibonaga mbere? Uyu mukobwa rwose ateye neza, noneho ukuntu aseka neza, dore ko niyo yabaga ari wenyine ari kuririmba yabaga rwose ari guseka, yari umukobwa ugira umutima mwiza, twirengagije nyine ubuturage yari yifitiye. Loïc rero atangira kujya yita kuri uyu mukobwa, noneho rwose by'umwihariko. Umunsi umwe rero ari kuganira na Dani, amubwira nyine ukuntu yabonye ko uyu mukobwa ateye neza. Dani araseka akigaragura ati Loïc, urabizi se ko utangiye gukunda Angeline? Loïc rero ariyamira ati reka rwose, urumva koko nakundana n'uriya mukobwa? Uriya mukobwa ni umunyacyaro, ikindi kandi urabizi nyine njyewe nkunda Mado, ntabwo rwose uriya mukobwa namukunda. Naho Dani ati ntabwo bizi, urukundo rega ntabwo rureba ngo umuntu ni umunyacyaro ngo cyangwa ni umunyamujyi, nta nubwo rukugisha inama iyo rugiye kuza. Gusa ikigaragara cyo uriya mukobwa uramukunda rwose, nanjye iyo ndebye ukuntu mureba, noneho ukuntu usigaye ujya kumuvuga ukamuvuga useka, ukamuvuga wishimye nyine nk'aho agushimishije, ndakubwiza ukuri ibintu rwose ntabwo bikimeze uko ubikeka. Loïc ariko aramuhakanira akamubwira ko rwose atashobora no kuzamukunda. Papa rero wa Loïc byari byaramuzanye hano maze agataha. Umunsi rero wo kugenda baramuherekeza nyine, gusa aba ababaye kubera ko aba agiye, aba ari kubwira Angeline ati iyo biba bishoboka rwose tuba twijyaniye mu rugo, kubera ko ni ukuri umara irungu, uri umukobwa mwiza kandi ni ukuri ndakwishimira. Bamara rero kumuherekeza, maze bakigera mu rugo
Loïc agahita abwira Angeline ati nicyo gihe cyawe rero cyo gutaha, umurimo wawe nyine urarangiye. Gusa Angeline nawe aba amaze kwishimira hano hantu ndetse aba amaze kumenyerana cyane na Loïc ku buryo bavuga ibyo gutaha maze akumva arababaye kandi ntabwo aba azi ikimubabaje, gusa agahinda karamwica maze akegeranya ibintu bye atishimye habe na gatoya, aba yumva yakwigumira hano. Ku rundi ruhande ariko Loïc nawe aba yumva uyu mukobwa yakabaye adataha, ariko akibuka ko nyine afite Mado umutegereje wamubuze muri iyi minsi yose, akumva nta yandi mahitamo nyine afite kuko bano bakobwa ntibahurira hano ari babiri, ariko mu bigaragara aba yumva rwose agiye kwicwa n'irungu. Uyu mukobwa uba waramumenyereje kumukorera amasuku, kumutekera ibyo kurya bimeze neza, kwita ku myenda ye, mbese kumenya buri kimwe cyose kirebana n'uyu musore. Birumvikana nyine ko rwose aba azamukumbura. Yegeranya ibintu bye byose maze yagera muri salo rero Loïc agahita amubwira ati witeguye se? Gusa bose baba bababaye buri umwe ku ruhande rwe. Angeline yikiriza akoresheje umutwe maze bakagenda bagera mu modoka. Angeline aramubwira ati ariko rwose niba uzi neza ko utari bungeze mu rugo umbwire nitegere moto. Naho Loïc ati hoya humura, ntabwo nakongera kugusiga ku nzira, ndahakugeza rwose nta kibazo. Baragenda rero maze bahagera nyine Angeline asezera Loïc, ntabwo baba bizeye kuzongera kubonana ukundi, ariko buri umwe wese aba yumva ari gukumbura undi. Basezeranaho rero maze Angeline nyine akagenda agera muri resto ye maze akicara, aricara agatekereza ibihe byose yagiranye n'uyu musore, maze akumva ntabwo rwose yakabaye ahava, ariko nanone atekereza ko nyine byari amasezerano. Naho rero Loïc we nyine ahita ataha akagenda akajya mu rugo, aba yumva nta n'imbaraga afite zo kujya ku kazi, ntabwo aba azi nawe impamvu atameze neza. Ku mugoroba rero Dani aza kumureba maze agasanga rwose Loïc yihebye yigunze. Loïc ahita amubwira ati uzi ko ndi kumva neza wagira ngo ntangiye gukumbura uriya mukobwa kubera ibintu byose yajyaga ankorera, yajyaga amfasha, none ndi gutekereza ko byose biri kundeba maze rwose nkumva yakabaye yagumye hano. Dani ati ariko nyamara narakubwiye uriya mukobwa rwose usigaye umukunda kandi cyane, ibintu nkubwira ni ukuri. Loïc rero aramuhakanira ati hoya rwose ntabwo mukunda pe, ariko nyine yantekeraga ibyo kurya biryoshye, mbese ndi kwibaza ukuntu ngiye kongera kubaho bwa buzima nabagaho maze nkumva birambabaje. Dani ahita amubwira ati ahubwo ukivuga ibyo kurya ndashonje, inzara irenda kunyica, ndifuza ko nyine wampa amafunguro. Naho Loïc ati komeza ubivuge, amafunguro se ndayaguha nyakuye hehe? Urabona hano hari ikintu gihari? Ahubwo nanjye ndashonje, ngwino nyine tujye kureba icyo twategura twitekere kuko nta yandi mahitamo. Dani ati ubwo rero ugiye kuntekesha kandi ndi umushyitsi, ariko nyine nta kundi. Naho Loïc ati none nudateka urakeka ari njye ndi bugutekere se? Dani ati none se ntiwumva ko nyine wakabaye warekeye Angeline hano kubera ukuntu yajyaga anadutegurira neza, ubu tugiye kujya turya ibiryo bibishye? Loïc ati ngaho komeza urote hanyuma sere kuguma hano nkandi, ntabwo uzi yuko mfite umukobwa dukundana, ubu rwose wari waravuze uko agera hano. Barahaguruka rero bakajya mu gikoni kugira ngo bashake icyo bari burye kuko inzara ibibamereye nabi. Loïc rero afungura frigo kugira ngo nyine arebe icyo bateka, ari kumubaza ati use turateka iki kigira vuba ko rwose tutari bwite ku biryoshye, icyangombwa ari ikitugirira vuba. Agifungura frigo ahita yiyamira, ahita yasama nyine avuza induru agashyira ikiganza ku munwa. Naho Dani ati habaye iki? Loïc ati mbabarira uze urebe ibyo mbonye n'amaso yanjye. Dani yigira hino maze bakireba muri frigo bagasanga iruzuye neza ibyo kurya kandi bihiye. Uyu mukobwa aba yatetse buri kimwe cyose gikenewe, ubundi agapakinga mu dusorori akabishyira muri frigo, ibyo kurya byinshi rwose uyu musore ashobora kurya icyumweru cyose atongeye guteka. Bakibireba Loïc nta jambo na rimwe yongera kuvuga, aguma ahagaze imbere ya frigo nta kintu kimwe ari kuvuga yumiwe. Naho Dani ahita amubwira ati Loïc iki ni ikimenyetso gikomeye cy'uko uriya mukobwa agutekereza kandi aguha agaciro, cy'uko uriya mukobwa kandi yita ku buzima bwawe. Tekereza ko yatekereje ko ushobora kuzicwa n'inzara, ni ukuvuga ko yagutekerereje mu by'ukuri ibyo wowe utatekerezaga, maze agasiga aguteguriye ibyo kurya.
uriya mukobwa ni ukuri ntasanzwe, kandi uriya mukobwa ndakubwiza ukuri ni mwiza kuri wowe, sinibaza impamvu wamuretse akagenda. Naho Loïc we aba akiri gutekereza nyine mu mutima we ari kwibwira ati kuva nabaho ni ubwa mbere umuntu ankoreye ibintu nk'ibi na sheri wanjye Mado, nta na rimwe rwose araza hano ngo asige anteguriye ibyo kurya, atekereza ko basi n'ejo nzasonza. Ariko uyu mukobwa arantangaje si ukukubeshya. Dani nawe ati nanjye ndumiwe, gusa nyine uyu mukobwa rwose ntabwo asanzwe, sinkubeshye, uyu mukobwa ni umwihariko. Bahita rero bava mu bitekerezo maze bakavuga batereka nta kibazo nyine dushyire muri micro-onde ibyo turi burye. Batangira kujya gushyushya amafunguro bari burya, nyine aba ameze neza cyane, bararya bakishima bakanywa, maze Dani akajya abwira Loïc ati ubundi uyu nguyu rwose niho wakabaye abasheri wawe, nuko njyewe atanyemera nakabaye njya kumwiteretera. Bose rero baraseka nyine kubera ko baba batangiye kubihindura nka burage. Iminsi rero yakurikiye ntabwo rwose iba ari iminsi yoroheye Loïc, kubera yuko nta handi umutima we uri, aba ari kwitekerereza Angeline, akajya atekereza ukuntu yajyaga amusetsa, ibintu yajyaga akora nyine bikamusetsa, ukuntu yangaga koga, ukuntu yajyaga akora amasuku, ukuntu yabaga ari kwiririmbira amagambo yajyaga amubwira, agatekereza cyagiye ari kumukorera ka massage yavunitse ikirenge. Buri uko yamutekerezaga yabaga ari guseka ari wenyine. Umunsi umwe rero aba yiryamiye nyine ku buriri ari gutekereza uyu mukobwa, noneho akamera nk'umuntu ugiye mu ndoto, agatangira nyine kurota. Ahita abona uyu mukobwa yinjiye mu cyumba cye yambaye neza cyane, yasokoje, maze agahita atangira kubwira nyine Loïc ati nari ngukumbuye, wari uzi ko se nzagenda singaruke? Ni ukuri nagutekerezaga cyane, nabuze amahoro rero maze ndagaruka. Loïc rero ahita ahaguruka, ariko biba ari mu bitekerezo bimeze nk'inzozi, nyamara rwose aba akanuye, ariko ari gutekereza ibintu wagira ngo ari kurota. Ahita rero ahaguruka muri ibyo bitekerezo bye nyine, maze akagenda agahobera Angeline, bagasomana, ibyishimo biramurenga. Mu kanya atangira nyine guhamagara Angeline, ubwo aba agaruye ubwenge, maze akamubura kubera ko biba ari ibintu yatekerezaga. Arongera akagaruka ku buriri, maze agasubira mu bitekerezo, biramurenga, noneho akenda gusara. Urukundo ruba ruri kugenda rumusaza rwose. Aguma rero muri ibi ngibi, maze ntamenye igihe Mado yaziye. Mado rero aba amuhagaze imbere, maze Loïc nyine uba umeze rwose nk'uri gukomeza arota, areba Mado akamubonamo Angeline, ahita ahaguruka akamuhobera, maze akajya amubwira ati ndagukunda kandi ndagukunda cyane. Barasomana rero yishimye cyane kubera ko aba abona nyine ari Angeline, sinzi ukuntu agarura ubwenge, maze akabona ni Mado. Aramusunika hafi kumukubita ku gikuta ati ni wowe? Ati rwose nari ndi kugusoma mbona ari Angeline, noneho nta kwihishyira aba afite, kuko ibintu byose aba ari kubivuga wagira ngo ntabwo rwose ari we uri kuvuga. Mado ati ngo iki? Ntumbwire ko rwose uriya mukobwa ari we watumaga umaze igihe kingana gutya utampamagara, utamvugisha, waranyibagiwe. Naho rero Loïc nyine asubiza ubwenge ku gihe, ariko n'ubundi akumva byanze, akumva umutima we n'ubwenge bwe n'ibitekerezo bye byose biri kuri Angeline. Ahita abwira Mado ati ni ukuri Mado, umbabarire rwose ku byabaye byose, ni ukuri nanjye si njyewe rwose, sinzi uko byagenze, sinzi uko byatangiye aha hantu, sinzi uko nahageze, ariko nakubeshye. Angeline ndamukunda n'umutima wanjye wose, ndetse n'ubu usanze ari we nari ndi gutekereza ndi gusomana nawe. Ibyishimo nari mfite ntabwo bigereranywa, rero kuba nsanze ari we twasomanaga birambabaje rwose, ntakubeshye. Mado rero kwihangana biranga, ababona ko rwose byarangiye uyu musore yamutakaje, ahita amubwira ati oke, reka rwose nigendere, ne gukomeza kwivanga mu buzima bwawe, reka nguhe umwanya wawe maze usigare ukunda uwo ushaka. Nyamara Loïc nawe ntaba yifuza ko ibyabo byarangira gutya, kubera ko uyu mukobwa baba barakundanye cyane. Aba yifuza ko rero nibura byarangira neza, babiganiraho batuje. Ariko Mado nta kintu na kimwe aba ashaka kumva cyerekeranye n'uyu musore. Ahita rero yivumbura maze akigendera. Loïc rero we rwose
noneho kontorore rwose aba yayibuze, ahamagara Dani akamubwiza ukuri, akamubwira uko ibintu byose bimeze, maze Dani akamugira inama yo kujya kureba uyu mukobwa. Aramubwira ati rega genda umurebe bikomeza kwihagararaho, uramukunda kandi nta kidasanzwe kirimo. Loyic rero abitekerezaho maze akabafasha imodoka agiye kureba nyine Angeline. Gusa no ku rundi ruhande Angeline nawe biba ari uko, aba akumbuye Loyic bidasubirwaho, ariko akaba azi neza ko ibyabaye byari amasezerano y'akazi. Ntabwo rero aba ashobora kumuhamagara ngo amubwire ko amukumbuye cyangwa asubire kumusura. Uyu munsi aba ahagaze muri resto, nta kintu na kimwe ari gukora, nta kintu ari gutekereza, ubona rwose yabuze ubwenge. Ajya kubona akabona rero Loyic arinjiye, maze akagira ngo ari kurota. Ahita atangira kubwira Loyic ati kubera iki watinze kuza kundeba? Ati rwose nahoraga ntegereje ko wazaza kundeba ariko waratinze. Loyic rero nawe utaba ufite amagambo menshi yo kumubwira, ahita amubwira ati mbabarire kuba naratinze, ariko ntabwo nigeze ndeka kugutekereza. Ikintu nshaka kukubwira, ndagukunda cyane rwose. Naho rero Angeline ati nanjye ndagukunda cyane, ahubwo ntabwo nari nzi ko rwose uzaza. Barahoberana rero, noneho bagasomana bya nyabyo. Kuri iyi nshuro baba bari gusomana kubera urukundo, ntabwo biba ari ukubera amafaranga. Ndetse rwose buri umwe wese aba yumva umutima we uri gutuza abyumva. Loyic rero asaba Angeline ko noneho yaza nyine kumusura, noneho ataje nko gukora akazi, ahubwo azanywe nyine n'urukundo kandi ameze nk'uje gusura sheri we. Angeline rero amubaza ibya fiance we uko bimeze. Loyic amubwira byose uko byagenze n'ukuntu yaje akamwibeshyaho agira ngo ni Angeline, maze bagahita batandukana ubwo. Ariko anamubwira ko rwose atakimutekereza, ko ndetse nta n'umutima akimufitiye, ko ahubwo ari gutekereza wenyine ari Angeline muri kano kanya. Bombi barongera bagahoberana, maze nyine bagahita bajyana kwa Loyic. Loyic rero ahamagara nyine Dani, maze akamusaba ko yaza bagaherekeza Angeline kugira ngo ajye kugura imyambaro. Aragenda rero akagura nyine imyenda y'abanyamujyi, agakoresha imisatsi, mbese akamukorera ibintu byose. Barataha bagera mu rugo, akamusaba ko nyine yakwigera ya myenda kugira ngo barebe ko nyine mubereye. Atangira kuyigera, maze asohotse yambaye agakanzu kaba kamwegereye kagufi, araza bakimubona bose baguma basamye nyine nta n'umwe uri kuvuga. Maze Angeline agahita abwira Loyic ati bumva umunwa imibi itinjira mu kanwa. Bose bahita baturika bagaseka kubera ko niko baba bose bameze, we ndetse na Dani. Bitegereza uyu mukobwa maze bakamubwira ko aberewe kandi cyane. Asubiye rero kwambara utundi twenda, Dani ahita amubwira ati none se Loyic, uriya ni wa mukobwa cyangwa ndi kurota? Ibyo nabonye nawe wabibonye? Naho Loyic ahita amupfuka mu maso ati wabonye iki? Ntabwo wemerewe kureba umukunzi wanjye. Ariko wamubonye ukuntu ari mwiza? Uri kumubona ukuntu ateye neza? Ati uyu mukobwa ntasanzwe, ndakubwiza ukuri, afite ubwiza butangaje. Dani atumva naramubonaga nyine nkabona ateye neza, nkabona ari mwiza, ariko ntabwo nabonaga bigejeje ahangaha. Uyu mukobwa ararenze. Naho Loyic ati ninjye nyine mfite umukunzi, kubera yuko uwo ngubu nta muntu n'umwe twajya rwose mu marushanwa. Umukunzi wanjye araruta bose kandi muri byose. Urukundo rw'aba bombi rero rukomeza nyine kugenda rwose ruryoha, maze Loyic agasaba nyine uyu mukobwa ati ndakwinginze, hari ikintu rwose nshaka kugusaba, ibindi byose nta kibazo kandi bimeze neza, ariko hari ikintu kimwe nshaka kuzahindura ku bwanjye. Uyu mukobwa ati ntabwo niteguye kugira ikintu na kimwe mpindura. Loyic ati ariko uribuka yuko naje muri resto yawe maze nkaza guseriva abantu, kandi mu by'ukuri bitari akazi kanjye, hatari no ku rwego rwanjye, ariko ibyo byose nabikoze kubera wowe. Uyu mukobwa arabitekerezaho ati ngaho mbwira ni iki wifuza ko mpindura? Loyic ati ndifuza yuko uzajya ukaraba, nta kindi rwose, ibindi byose bimeze neza. Angeline rero aramuhobera maze aramubwira ati ku bwawe nta kintu na kimwe ntahindura, nzabihindura rwose kubera ko ndagukunda kandi ndifuza kugushimisha mu buryo bwose bushoboka.
Umunsi umwe rero baba basohotse, ubwo ni Dani, Loic ndetse na Angeline bari gusangira. Uyu mukobwa aba amaze kuba umusirimu ku buryo rwose na bwa bugambo bwose yirirwaga avuga ntabwo aba akivuga. Barasangira rero maze bakishima. Loic rero abwira nyine Angeline ati uyu munsi rero hari ikintu nifuzaga nyine kukubwira cy'umwihariko. Abivuga ari guhaguruka ku ntebe akayisunika maze agashyira ivi hasi yitonze, akora mu mufuka w'ipantaro agakuramo impeta maze agahita abwira Angeline ati Angeline, ndagukunda kandi rwose wabashije gutsindira umutima wanjye. Ngukunda wese kandi ngukundana n'ibyawe byose. Uyu munsi rero ndifuza kugusaba ko wambera umugore kubera ko nta wundi ndota mu buzima bwanjye. Ni wowe rukundo rw'ubuzima bwanjye, ni nawe nifuza ko kandi twakomezanya uru rugendo rw'ubuzima. Iminsi nsigaje kuri iyi si yose ndifuza ko ari wowe twayibanamo. Angeline rero birumvikana nyine emosiyo ziba zamurenze, ahereza nyine ikiganza Loic maze akamubwira ati ndabyemeye, nanjye ndagukunda cyane kubera ko ni wowe musore wabashije rwose gutuma niyumvamo urukundo, kandi ni ukuri uri umwana mwiza cyane ku buryo nanjye nifuza kukuba iruhande ibihe byose. Dani rero aba yishimye cyane nawe kubera ko umushuti we aba abonye urukundo rw'ubuzima bwe. Barahaguruka bagahoberana maze bagatangira guserebura. Nyuma y'iminsi rero Loic ahamagara papa we maze akamubwira ko rwose yifuza ko nyine batangira gutegura ubukwe. Ntibitinda rero ubukwe batangira kubutegura maze papa wa Loic rero agatangira nyine gutegura impano agomba kuzamuha ku munsi w'ubukwe bwe. Kuri uyu munsi w'ubukwe rero amuha amvelope. Iyi amvelope rero iba irimo nyine impapuro zose za kampani ze, z'imitungo ye n'ibindi bintu byose aba yabishyize mu mazina ya Loic, ndetse akamubwira ko ari we ugomba gutangira kugenda abicunga, ndetse agomba kuzafatanya na Angeline. Nubwo Angeline ataba yarize amashuri ahambaye ariko aba ari umukobwa ufata vuba, icyo umweretse cyose ahita akimenya. Amubwira ko rero bazamushyira ku murongo buhoro buhoro maze akaba ari we bafatanya muri ibi byose. Barishima cyane rero kubera ko Loic uretse kuba anabonye nyine ibyo yaruhiye imyaka y'ubuzima bwe bwose, aba anabonye urukundo rw'ubuzima bwe kandi abonye umukobwa papa we yishimira ndetse rwose nawe yishimiye. Loic yitegereza Angeline maze agatangira akamwenyura. Angeline ati ariko kubera iki buri munsi iyo ndebye umwenyura? Naho rero Loic ati iyo nkurebye ni ukuri ibyishimo birandenga, iyo ntekereje ko uri umukunzi wanjye, iyo ntekereje ko kandi uzaba mama w'abana banjye, iyo ntekereje ko ari we tuzabana ubuzima bwose, mba numva ibyishimo bindenze. Barahoberana rero maze bagasomana. Ibyishimo rero biba ari byose kuri bombi. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.